ngo hari ibintu byari bikwicaje mu ivata, ariko igihe kirageze ngo Imana iri guha wa mugabo wahantu uherereye, wa mubyeyi we, wa musore we, wa mukobwa we, reka mubwire ngo ndagutangariza ibyawe byari byaranyazwe, byari byarajyanyweho iminyago na Satani. Imana. Haleluya. Tubanje kubasuhuza mwese abadukurikiranye kuri uru rubuga. Tubahaye kaze kugira ngo mwebwe mudukurikirana ahantu mwese muherereye, Imana ibahereze umugisha. Reka mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana mbanze mbibwire amazina yanjye ari Mbabazi Elizabeth. Nishimiye kubana namwe kandi nishimiye kubasangiza ijambo ry'Imana. Reka tubanze twubaha Imana, duce bugufi mu mitima yacu, dusenge. Haleluya. By'Imana ni byiza, biraturyoheye. Reka duce bugufi maze dusenge. Mana yacu, Imana igira neza, Imana ikomeye, tubanje gusenga. Uwiteka Imana, njye n'uyu mwene data udukurikiranye, reka umuhereze umugisha. Uwiteka, iri jambo ryawe ribashe kugira icyo rikoze mu mitima yacu no mu buzima bwacu. Reka rihindure ibihe ku buzima, reka rihindure ibihe bikomeye, birihindure ibyoroshye, kandi reka ribe iryo gusenya imigambi ya Satani Mwami, kandi utugire neza muri byose. Amen. Nari mvuze ngo Imana iguhereze umugisha wowe unkurikiranye. Reka dusome ijambo ry'Imana, ibice 41, Yesaya ku murongo wa 10. Aratubwiye ngo ntutinye kuko ndi Imana yawe, ntukihebe kuko ndi Uwiteka Imana, nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Reka tuganire kuri ijambo ry'Imana. Byashoboka ukaba ufite ibintu bigutinyishije, ariko reka nkubwire ngo Imana irakomeye kubiruta. Haleluya. Ijambo riratubwiye ngo ntutinye kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Reka nkubwire ngo ntutinye kuko Imana ikubereye maso, ntukihebe kuko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Reka nkubwire ngo ibidashobokera abantu kuri yo biracyashoboka, ibitagushobokeye kuri yo biracyashoboka. Riratubwiye ngo hano ku murongo wa 10 haravuze ngo nzajya ngukomeza, ni koko nzajya ngutabara. Reka nkubwire ngo igihe kirageze ngo Imana igutabare, igihe kirageze ngo Imana ikwiyereke, igihe kirageze ngo Imana ikwishurire mu byo ubona bikomeye. Reka nkubwire ngo igihe kirageze ngo Imana, haleluya haleluya, igihe kirageze ngo Imana isubize inyuma ibyakwirukangaga inyuma. Igihe kirageze ngo ingabo za Farawo zakwirukangaga inyuma zitsindwe zisubire inyuma. Oh haleluya. Reka nkubwire ngo igihe kirageze ngo Imana igukure mu byo ubona bitakoroheye, muri ibyo bintu urimo ubona bikomeye, izo ntambara urimo uracamo ukabona udashoboye kwirwanirira. Reka nkubwire ngo Imana igiye kukurwanirira. Oh haleluya. Reka dukomeze hano n'ubundi muri Yesaya 60 umurongo waho wa mbere. Amen amen amen. Haravuga ngo byuka urabagirane yewe Isirayeli we. Haleluya. Harakubwiye ngo nanjye harambwiye ngo byuka urabagirane yewe Isirayeli we, ati kuko umuco urakurasiye. Haleluya. Reka nkubwire mwene data, nubwo wabonaga uri mu gihe cy'umwijima, wabonaga uri mu buzima utazi ikirere uko kimeze, ariko reka nkubwire ngo umuco urakurasiye. Haleluya haleluya. Reka nkubwire ngo ibyo bintu wabonaga biri mu mwijima, hari amasezerano yawe yari mu mwijima, hari ibyifuzo byawe byari mu mwijima, hari ibyawe Satani yari yarashize mu mwijima, hari ibyawe Satani yari yarafungiranye, ariko reka nkubwire ngo byuka urabagirane kuko amasezerano yawe Imana irayaguhereje. Haleluya haleluya. Byuka urabagirane kuko ibyawe Imana irabikugaruriye. Ndagutangariza wa mugabo wahantu uherereye, wa mubyeyi we, wa musore we, wa mukobwa we, reka mubwire ngo ndagutangariza ibyawe byari byaranyazwe, byari byarajyanyweho iminyago na Satani, Imana irabikugaruriye.
haleluya haleluya. Reka dusome Hezekiyeli ibice ni 16 umurongo wa 6. Amen amen haleluya. Haravuga ngo nuko nkunyuzeho. Amen. Bwira umuntu muri kumwe muri uyu mwanya ati nuko Uwiteka kunyuzeho, ati ndakwitegereza, ati mwitegereje. Haleluya. Reka nkubwire ngo muri kano kanya Imana ikunyuzeho, Imana ikunyuzeho. Hari ibintu wabonaga bikomeye ariko Imana ikunyuzeho, ngo nuko aranyitegereza abona nicaye mu ivata ryanjye. Haleluya. Kamubwire ngo hari ibintu byari bikwicaje mu ivata ariko igihe kirageze ngo Imana ibiguhagurutsemo. Haleluya haleluya. Ngo nuko nkunyuzeho sanga wigaragura mu ivata, ndagije ndakubwira ngo baho, akira kubaho kw'Imana mu izina rya Yesu. Byashoboka ukaba wabonaga ibintu bikomeye, wahuraga n'intambara zikomeye ariko Imana irakubwiye ngo baho. Reka dusengere ijambo ry'Imana. Turagushimiye Uwiteka Imana, tugushimiye ijambo ryawe rikomeye, turagushimye Uwiteka ijambo ryawe ko rihumurije imitima yacu. Ndagushimye kubera yuko uri Imana idukunda, ndagushimye ko dukuye mu ivata ukadusubiza ubuzima buzira umuze. Ndagushimye ko hari abo ukuye mu bikomeye, aba badukurikiranye ukaba ubagaragarije ikiganza cyawe gikora ibyiza mu izina rya Yesu Kristo. Reka uyu mwene data wankurikiranye kuri uru rubuga nawe umugirire neza, ugire inkike umenaguye ku buzima bwe, umuhuze n'amasezerano yiwe yari yaranyazwe mu izina rya Yesu. Amen.